Yo bro, uyu mwaka ndagira ngo tubwizanye ukuri, abahanzi bashaje tubasezerere, batubwire imirimo bagiyemo tubagana, ariko bareke gukomeza kutubesha ngo bari gukora hiti, ngo bari gutegura hiti. Hari ukuntu muhura agakubwira ngo ndi gutegura, ngo ndi guteka ikintu kwa producer Made Beat, kwa producer Element n'abandi ba producer batandukanye, ariko akakubwira ko ikibuga kikirimo. Tubwizanye ukuri bro, niba waraje ukadukoma hiti imwe ebyiri eshatu enye tukagukunda, sibyo? Ntabwo bikivuze ko n'uyu munsi ibintu kibyumva. Hari byinshi yenda uhugiyemo, tubwire yenda niba warashinze boutique tuguhahire, niba warabaye umutekinisiye tugutumire uze dukorere amashanyarazi n'ibindi, ariko ibintu byo kutubwira ngo uracyari mu muziki ugakomeza utwizeza hiti, ibyo bintu tumaze kubirambirwa. Kadufate nk'urugero nk'umuhanzi Meddy kabisa yaradukomye n'umuhanzi mwiza mu gihe cyahise, ariko uyu munsi umuhanzi Meddy akomeza ko twizeza ko anytime azadukubita hit, ariko YouTube irivugira, urukuta rwe rwa YouTube rurivugira, sibyo? Meddy yadukomye amayobera, Meddy adukoma igipimo, Meddy adukoma inkoramutima, adukoma Queen of Shiba n'izindi, ariko uyu munsi nabyemere ko byanze, cyangwa se atubwira ati nafunguye iyindi business, nzaka business nigeze kumva korana na Lick n'iki. So niba batubwire ati aba bahanzi badukomye, batubwira ati turacyabirimo, cyangwa se twahinduye imirimo dukora, rero tunabagane. Ni wasanga yenda Meddy afite akabutike muri Amerika, tumuhahire. Niba hari ibindi akora tumuteze imbere, kuko yaradukomye, ariko uyu munsi by'umuziki byo ntareke kutubeshya. Tuzagenda tubwira n'abahanzi benshi, barahari benshi baje bakadukoma, ariko uyu munsi utamenya ngo ari hehe. Tugakomeza tumutegereza. Hari abahanzi benshi tuzavuga, ariko hari n'abandi tuzashimira bamaze imyaka 10 na bashayininga badukoma, ariko utakibishoboye ntatubwire rwose, sibyo? Akore retirement ku mugaragaro, tureke kumutegereza. Kandi n'abahanzi bashyashya nabo bareke kuza babyinjiramo gutyo gusa. Oya, umuziki ntabwo ari gutyo. Umuziki ngwino utubwira ati nge ndahari, ndactive mu muziki, nunabivamo utubwira ati naciyeho, ntabwo nyiri mu muziki. Ariko ibintu byo kukubeshya oya, ibyo ngibyo nibyo ngira ngo uyu mwaka tugire dushyire hasi. Uri mu muziki awujyemo, utawurimo atubwire ibindi ahugiyemo, naho tumuteze imbere. Kora subscribe, ukore like, utange na comment, umuhanzi twazaganiraho na benshi tuzabasezerera, kandi na benshi tuzabaha ikaze, ariko bari active, bari tayari muri iki kibuga.